Shout out to my niggas, shout out to my brothers. Kabisa, this is Capital P, Doughboy. Kuva kuri last TV show, harashize iminsi cyane. We back in the building for the long time, bro. Harashize iminsi myinshi cyane. Mubwira ngo ntabwo duheruka kudropinga ngo tuuploadinga akantu. We back. Bazanye wa muhungu wanyu bamwita Fire man. Kabisa. Fire imeze bite? Ni fresh. Ni fresh muhungu wanjye? Cyane. Kabisa ndakubona araryoshye. Basa ariko n'umuntu uvuye i Bugande. Za Bugande nagiyeyo za Mbarara. Ariko buretse gatoya, buretse mbere ko tujya kure man. Barambwiye ngo wagiye i Bugande. Za Bugande hariya. Ariko ngo wagiye i Bugande ngo unyuze ku gikamyo. Jamani twateze igikamyo turagenda turagiparamira na za Bugande. Kuva Nyabugogo tu Bugande. Hongo wanje. Abandi mugenda mbona bavuga ngo flight from wenda KG to Zanzibar. Hongo wanje nawe yahise from to UG. Ubwo ni hoho from Nyabugogo to Hongo. Nanjye izo story narazumvise ndavuga ati umuhungu wanjye agiye Bugande abati bise Bugande ko abaye abantu barya abandi. Njya numva izo story something like that njya byumva gutyo. Abantu barya abandi ari ubwoko ngo bwitwa ngo nimba ari abakoki. Hariya mu Bugande ntabwo stories bajya abantu akaza kagufata ko bakakugishyira kuri ariko nyine ngo garabanzaga kukugaburira ngo ikintu ngo cyitwa ngo icyatsi fresh kubita ubwatsi ari ukamera nk'inka n'ukwezi kose cyangwa 2 week bro ubundi agahita seriously man izo boro zabayeho zivaho bro man ngo byitwa ngo nimba ari abakoki hariya mu Bugande ntabwo stories bajya abantu akaza kagufata ko bakakugishyira kuri ariko nyine ngo garabanzaga kukugaburira ngo ikintu ngo cyitwa ngo icyatsi fresh kubita ubwatsi ari ukamera nk'inka n'ukwezi kose cyangwa 2 week bro ubundi agahita seriously man izo boro zabayeho zivaho bro man umuntu akarya undi fresh je nagiye fresh akamurya se yamaje je nzakujyana yose wapi kabisa wapi mujyaneyo aya ntago nshoboye kabisa hariya barabikora ako kabisa ndakubona umeze fresh baragarutse mu Rwanda urabona gusa neza fresh nubwo wenda Uganda ngo boro zaho zigura makeya ibyo ku mihanda ibintu nk'ibyo ngibyo life yari itandukanye n'iya hano like nyine kuba ibyo kugura ibyo kugurisha ntabwo ari nk'ibya kejo ariko nanone Kigali ni nziza man. Kigali njyewe nagiye UG navuga ni Kigali ntago nayireka ndavuga ni ngomba kugaruka home compare from UG to Kigali man. UG to Kigali yeah to different bro. UG ni ahantu hari imikorere urumva hari imikorere urakora ukagira ariko Kigali bro Kigali irakeye Kigali uragenda UG bafata abantu 5 bakabashyira kuri moto bro zira boro japona tuvuge japona abantu something like comedy ni true man true bro true okay to be honest ngize ukuri uri UG aho ngaho wakoraga iki warubayeho wenda deja nuzi ururimi rwawo Rugande uruganda rumanyi gatono musajya njya byumvamo gake ababivuga man street man urumva Ruganda n'uruzi wabayeho ute wiadapse gute mu buzima bwaho ngaho kugira ngo ubashe kuba wenda wavuga uti let me survive nje uyu munsi wenda ejo gutyo something like that. So nje Uganda man ni kwa kwihiringa kw'abahungu urabizi ari igihe nyine uvuga ati ndabona boro bitari kuvamo reka ngende n'ahari ndebe ibyari byo bikunze ntabwo byakanga bakano sibyo nagiye nyine ngenda man nagiye kwikamya bro urumva ngeze yo ndagenda ndihiringa bya nyine bya kirara urumva kabisa bya kirara urumva ndagenda nyine ndihiringa so namaze 2 week nihiringa byango man Uganda ntabwo wabura kurya ntabwo wabura kubaho ariko nyine sometime aragiye uraburiza ukabura kurara ariko ntabwo wabura ikibuye
buriya wabonye icyujya ntabwo kurara se kurara kuryama kurara ntabwo wabiryama kurara muri Kigali usanga abantu benshi ikintu kibagora urumva ni ukurya ni ni ukurya naho ho kuvuga kwiyadabuta hari aho baba bavuga iki cyongereza aho baba bavuga hari n'ahantu hatuye abanyarwanda by the way kandi icyongereza ndaturayinga ikinyarwanda nyine hari na karitsiye zaho so rero ntago ikigande cyo ni gike ni gikeya byaraza gake ubu ntabwo wabasha kuvuga bya bintu byari mu maguru za kiri wa day ibintu nk'ibyo ngibyo ni hatari iyo story nigeze kuyumva barambwira ati umuhungu yigeze kujya mu Bugande urumva kubitayo igihe kinini cyane hafi 5 months ndakeka ndavuga ati umuhungu wanjye buriya wenda kabisa kubera ko numvishe n'izo story ngo barya abantu ndavuga ati umuhungu wanjye abana baragize gutya nabo bakamuteka mu gasombe ese baguteka mu isombe cyangwa bakurisha durakaguru baragace bagahita bashyira mu isombe bro akaba ari ikinono reka kumwe umuntu ajya muri busheri akavuga ati ngiye kugura inyama iroti naho barakubaga iroti bakayikuraho bakamenya ko roti wenda ari buze kuribwa n'umuntu runaka umufupa turi buze kutogosa mu gasombe oya bwira oya niko bimeze mari bwira ariko se ikibazo ni uko nabwiye ati nzahagutembereza oya ubu ngubu ho udufaranga tumaze kuza nubwo atari twinshi twaraje naho twagendera ku gikamyo twatega n'akabisi ariko ka Trinity twagafata cyangwa se za Jaguar tukareba ko tuyikikaye ariko barabajya kabisa baribise ako nigeze kubona video ni umuhungu wanjye ubara Kampala acuruza mu bintu by'amatelefone yari yajya ahantu muri boîte adono izina ryayo anyereka umubebi bro ari kubyina yambaye hano kejeri hano mu Rwanda tubyita nko kwambara ubusa bimwe bakubwira ngo sinakubwira ngo iki byo urubyiruko rwe basigaye bavuga ngo ni ukukurya akumugenda nyine tu anyereka video mani umuhungu amwibetana ahantu gutya munsi ya stage ahita akamutera kiruka fresh hariya yuji rero muba muri no mu mbari ugahita umusohokana mukibeta iminota 2 cyangwa 5 ugahita ukamugira ubundi mugasubira kubyina wakongera kugira wakumva wagize mukongera mukibeta bitandukanye nyine na life nje yarabinyeretse ndavuga se man barashit ibintu bibaho nibyo cyangwa nabyo babeshya ahubwo ukeneye visit ariko nzagutembereza mujyane biriya bintu bibaho man bibaho cyane reka kuri bibaho abakobwa bo mu Bugande iyo ugereranyije umukobwa wo mu Bugande n'umukobwa wanga mu Rwanda bijyanye n'amafaranga wenda sinzi ntago ari bose umukobwa uba ufite umutima mugakundana ashaka love attention bumva care treatment ibintu nk'ibyo tu ubona mu Bugande bo bakurikira rare cyane cyangwa Justin kuryoshya mu Bugande yabiri toto no mu Rwanda mu Bugande umukobwa yagukunze yakubonye akakwishimira akareba look yakumva we uramunyuze ashobora kuba yaguha ibyo byose bitandukanye na hano mu Rwanda bakunda rare bro ababebe bo mu Rwanda bakunda rare ubu ngubu nuko wenda nuko ababebe bo mu Rwanda ufite ibiceri ntabwo yagukatira ariko mu Bugande yagukunze niyo nta kintu waba ufite ashobora kuvuga ati ngiye ndaza tubane kubera ko nagukunze mu Rwanda rero izo swing ntabwo abakobwa zihaba reka umukobwa utamusohokanye mujyane muri hoteli ikomeye sohokana ahantu harenze mugurire iyo nkoko just ayipostinge kandi wowe atari bupostinge kareka ntabwo bibaho mu Rwanda biratandukanye bro ahubwo noneho yuji usanga n'umubebe ariwe wakwisohokanye nkuko we iyo yagukunze ushobora kuba afite ibiceri akaba yagusohokana akakujyana means ko waba afite amafaranga ya danje ayafite amafaranga ari hejuru yayawe ashobora kuba yakujyana rwose akakujyana akagusohokana mukaba mwamura na 2 week muri kumwe wowe nawe kubera ko yagukunze nta kindi kintu agendeyeho
Ah, rero urumva ko bitandukanye na hano mu Rwanda, ni kareka. bitandukanye na hano mu Rwanda kabisa. Kabisa kabisa. Bisa iyo story y'aba baby. Ano baby nanjye nzi ukunda rare bya danje bya danje. Ako muri phone nta baby w'umunyarwanda ugira wenda mwaje muri iyi minsi umaze mubihuza just relationship muyubaka kabisa. Ibintu by'abakobwa ndumva na situationship urajyamo nta n'umukobwa murajyamo uvuge ngo urashaka kubaka umubano nawe hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda nawe ariko anytime nzabatungura mbabwire ni byabonetse, Bidatinze dutegereze nko mu gihe kingana iki Faya? nko mu kwezi cyangwa abiri. Ukwezi uzaba warabonye umukobwa kuko utambeshye man. Azaba Utambeshye mu kwezi uzaba warabonye umukobwa. abiri. Abakobwa b'i Kigali ko bakunda amafaranga muhungu wanjye. Amafaranga arahari nubwo atari menshi ariko arahari. Amafaranga arahari. Abakobwa b'i Kigali bakunda umuntu basohokana bajyana ahantu heza, bakajya kubarishisha bagasangira inkoko, ubuzima buri aho ngaho man, simplicity buriya butuje tu. Oya, ashaka ibya mirenge namureka, buriya njye ntabwo njya amenya kwinginga kuko abakobwa bantu bakunda umuntu binginga bafatafata kabagoyagoya. Okay, twigarukire mu Bugande. Ukiri mu Bugande ni akahe kazi wabashije kubanza gukora? Akazi ka mbere wabanje gukora ni akahe? akazi ka mbere nabanje gukora ni ugucora. Gucora. Iyi no gucora. Gucora ubi byo kwambutsa ibintu nyine just nka fraud. Ibyo ngibyo kabisa nabanje gukora. Ibyo wabanje gukora bwa mbere wabonaga ari ibintu byoroshye ko biriya bintu biba biri muri risike nyinshi, gufungwa, gupfa, ibintu nk'ibyo? Hari aba muri risike nyinshi cyane, ntabwo biba byoroshye nawe urabyumva. Hari aba muri risike nyinshi, ushobora gucora ikintu ugasanga urapfuye, ugacora ugasanga barakurashe, ugacora ugasanga nyine habamo kesi nyinshi. Kuko hari igihe ucora nk'ikintu kivana nka hariya Nyagatare ukijyana muri Uganda cyangwa ukivana muri Uganda ukizana mu Rwanda, ugasanga zirakuriye, ugasanga hari polisi zihise zigufunga imyaka 5, 10. Nyine nubwo twabikoraga ni kwaguhasuringa nyine umuntu ashaka ubuzima, ariko ntabwo biba byoroshye. Ni hatari kabisa. Okay, nyuma yuko ubaye umucoracora wagize igitekerezo cyo kugaruka mu gihugu cyakubyaye mu Rwanda. Nk'uko tubizi u Rwanda rutemba amata n'ubuki, Rwanda rw'umutekano, Rwanda rw'imisozi igihumbi rugendwa runatuwe. Watekereje ute kugaruka mu gihugu cyawe? Njyewe nakoze ubucoracora amezi 2 biranga, nyine mbona harimo risike nyinshi. So maze kubukora mpita ngenda njya Kampala mu mujyi. Ngeze Kampala nkora ibintu byo gupakurura amamodoka, ndagenda nyine naho ndasuringa mamara nk'amezi 2 mbivamo nabyo. Ndakomeza nyine ndasuringa aho Kampala, ndasuringa amafaranga yabo aboneka, ariko nyine naho baboneka usanga nawe n'ibiyajyana nabyo ari byinshi. Ndavuga nti reka nisubirire mu Rwanda. Mu Rwanda uko biri ntabwo ari nka UG mu Rwanda. Buretse gato, wabaye umucoracora. Faya yabaye umucoracora. Faya tubona uyu munsi yari umucoracora. Faya nyuma yo kuba umucoracora aba umukarani. Wabaye umukarani. Nabaye umukarani. Urabona umukarani, you know man, like yafata udufuka nka 2 twa sima 3 gutyo, ibiro 150 warabyipevera gatese. Nikoreraga 100. Ibiro 100? Ukajya kwirira ziriya capati zo ku muhanda hariya muri ziriya zo ku muhanda nizo twiriraga. Zo twiriraga, ukajya agacapati ukarenzaho icyo gikoma cyangwa iyo nshyushyu, ubundi ukajya kuryama n'utwo dushyimbo nyine twaho ngaho kabisa. Life wanyuzemo ya life igoranye, life itoroshye, birumvikana. Ubuzima butoroshye, ubuzima bukakaye, ubuzima buryana. Kuba mu gihugu kindi kitari igihugu cyawe, just baravuga ururimi utumva, hari n'ibindi buriya wenda utabasha no kutubwira mani. Mu gihugu kitari icyawe, utabasha kwiadapta mu bantu baho, n'akazi urahasuringa kugira ngo survivinge, ntabwo biba byoroshye. Ariko ni amahirwe kuba waragarutse mu gihugu cyawe,
uragaruka ubu size tuvugana mu Rwanda uri gukora iki urategura gukora iki se so hashize nka 1 month ngarutse mu Rwanda ariko ndi mu bintu byo gushaka kuzacuruza telefone hariya mu mujyi ahubwo muzajye munaza munaneza imbere ndi gushaka kuzacuruza telefone ariko ntabwo biratangira mu minsi mike nzababwira nyine nafunguye shop shaka gucuruza amatelefone mu dufaranga duke navanye ndashaka gufungura nanjye aka business ko nyine ibyo bintu byose nakoze nabonye hari ibyo nyine nakoze biri muri risk hari ibindi nakoze nyine biri aho bitagize ariko nyine ndashaka kuba nafungura shop mu mujyi ahubwo nyine nzababwira nzagaruka kubabwira okay natwe abakunzi bacu badukurikirana ni benshi ubwo barabyumva no ku munsi wagarutse hano nawe nongeye kugutumira uzagaruka noneho tubwira ko wanakoze niyo shop yawe maybe Imana nibigufashamo okay curuza utwo telefone twawe n'abadukurikira bazaza bakugurira kandi natwe turabizi neza ko utazigera uhomba turabizi neza ko amafaranga azagenda bitameze nk'uko wari umeze bwa mbere kabisa okay nanjye nifuje kuzongera kugutumira hano kuri Ras TV twongera tukubaza intambwe ugezeho se ibyo wabonye the way utangiye gusurvivinga muri ya mafaranga wavanye hari ahantu amafaranga wabonye mu buryo butandukanye bwari bukakaye okay uzanagaruka kutubwira ko wenda wari n'umunyarwandakazi wabonye urakanakunda nta mafaranga yabahereze bayarya ko mu Rwanda bikundira amafaranga numva abanyarwanda ngo ako si bose batabyumva gutyo si bose harimo bake bafite umutima mwiza okay bakunzi ba Ras TV ndakeka nanga dusoreje ikiganiro cyacu yari umuhungu Fire nari nahamagaye mwari mumaze iminsi mubwira ati uriya muhungu wagiye Bugande bagashaka umurya n'uyu ngo rero nabamwazaniye kabisa mwumvisha amateka ye urugendo rukomeye rukakaye bitari byoroshye okay icyo mbasaba ni ibisanzwe gukora subscribe share comment byose kabisa tugakomeza tukavibingana let's get it kabisa tuzongere guhurira hano tuvuga byinshi kabisa